izo operation zibaho ariko operation nk'izo komando ubanza zari zigamije iki zatwaye nde mateko abo zishe ni bande bari babangamiye wenda ukahita umenya uti ni za leta ni za M23 uko zaba ni za leta zica abanyamurenge igitero cya Uvira ubu se cyaba kigamije iki Uvira hari ndetse buriya cyatwaye gavana Prusi it's okay tukanamenya ko turi kuri social media y'umuntu wakwishakira views akavuga ati M23 tuye hariya n'udushoka n'iki byose ugasanga none ugasanga arasaruye gende mu kumutera inkunga kandi ntenda kugabana nawe isa existe kuko ashobora no kuba pere spirituel w'ubugome bakoresha urumva yego Bibiliya yabanzana bati mwene so shitani ariko yakutumba en fait yakutumba na ngoma zitubara barwana muri Fizi barwanira prominence n'ibindi bibiba n'iki byose ariko ikintu gikomeye banavuga nuko ariko ira Uvira babayira ihwa mu rukweto ariko njya nibaza intambara ziba muri Uvira kuki taba muri Butembo ko Butembo ari umujyi utawuvira nk'inshuro 5 ukabutaba minduka ne mu 20 urebesha amaso ne ufata urumva mu ntambara ntazagira ukubeshya intambara ngo ndetse yasange ifite ngo byinshi ariko no mu ntambara arimo no kwiyemera kuba proud y'intambara urimo none kugira nk'ibire n'indi banga burya abakomandanzi benshi babahanga mu by'intambara bagira bene ko kayihayiho utuntu nka turiya abakomanda batwiyumvamo nuko watufashije kuko tukajya gutega suzuguru nuko ingabo ku rugamba ziba ziganira nta ingabo ziganira ku mashu ngo zivuga ngo urabona ngo isuri ngo yateye ingabo se n'abagoronome n'abengineer de guerre urumva General Sematama yumva gasuzuguro kari muri Uvira n'abari abakomanda zo muri 23 bakorana agasuzuguro muri Uvira bazagize rimwe bagaturuka za Kamanyora bakamanuka nk'abigendera bagakoma Uvira bagakoma Ruvungi bagakoma Sanje bakamanuka gato yakiriba urumva abandi bagaturuka Rugezi bakazamuka abo kundondo bakamanuka bakavuza amafirimbi bagakora parade muri Goma bagasuhuza abantu bakifata selfie bakongera bakaburirengera bukeye batase abantu bagiye hehe ko yabana bica birwanira nk'ingoma zitarimo kurwana na Yakutumba wagiye tugacunga barwanye ugahita ubahanira icyarimo bakirwana kuko ubundi nta mutima bafite imbunda bakoreshezaga bose bazirekejejeho kujya kongera kuzigenga no kujya kwerekeza ifo profiter occasion quand leta none ubundi Yakutumba na ngoma zito barwanye twigwana he kuba yigende kabakiza ikabakubira hamwe ikabazirika utuntu nk'utu do profita mu 23 ni shanga ikarita nk'abanyabwenge bandi bajye bumva ko umuntu uvuze ikintu cyose kiri mu byo bumva bibangamye no baba opportuniste nika bahanga babaho bavuga bati kumbe bugisi yose iziko tubitse imare ebyiri airport kavumu airport goma zitawakinga izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Simbizi gusa hari amakuru nakomeje ngenda mbona ko ngo muri Uvira ngo hakoreshejwe udushoka n'utunyundo ariko nkibaza ese baba ari abatasi n'ubundi barimo kuko nakomeje mbona ko ngo n'abacancuro ngo sorry gatoya ngo nakomeje mbona ko ngo n'abacancuro bariyo ngo batinye bakibona nyine ngo batinye nkibaza none ko twumva wenda ibi biba byakozwemo hari operation ujya uvuga ntibuka izina ryayo nkibaza birashoboka yuko ari nk'ababa bagezeyo bakeya bagasohoka biba byagenze bite aho ngaho buriya rero turabasesenguza tugira ibibazo yego urumva nkanjye ariko niko tukora n'abanditsi iyo ugenda umwanditsi w'inkuru ubundi kubusanzwe burya nkushobora gusohora inkuru nabanje kwiceka inshuro nk'icumi nkareba suruse uko yagiye ku isuzi ya kabiri kabikwemeza ya kabiri gatatu kabikwemeza wagera ku ya munana ugahita ubona suruse ya kintu niba ari igihuha cyangwa niba atari igihuha ukajya wamenya nicyo kigamije hari igihe ucukumbura igihe ugasanga kikakugarukaho ugasanga giturutse iruhande rwawe uruzi gituruka kure izo operation zibaho ariko operation nk'izo komando ubanza zari zigamije iki zatwaye nde mateko abo zishe ni bande bari babangamiye wenda ukahita umenya uti ni za leta ni za M23 uko zaba ni za leta zica abanyamurenge yego zaba ni za M23 zica abazarendo urumva kuko ntabwo twavuga ngo abantu bikoraho ibitero kandi twabigiye tubivuga mu biganiro abantu bikoraho ibitero bigamije iki cyangwa kiriya
sinzi ko wari gushaka gutera agasita akamukora operation ntiyari kubikora se. yego Ibyo muri Uvira ni byinshi n'abarundi babikora ari igikorwa kiri espionage cyangwa contre espionage. Niba Uvira yatewe n'abantu bitwara gikomando cyangwa niba nawe yiteye muri ubwo buryo na cyane cyane ko bumva ko uwo bakwikuraho wese byakutwererwa uwo bita umwanzi ubagose. Bisaba rero investigation tukanamenya ko turi kuri social media y'umuntu wakwishakira views akavuga ati M23 tuye hariya n'udushoka n'iki byose ugasanga none ugasanga arasaruye gende mu kumutera inkunga kandi ntenda kugabana nawe. Igitero cya Uvira ubu se cyaba kigamije iki? Uvira hari ndetse buriya cyatwaye gavana Purusi it's okay. Cyagiye kigakidnapping abantu nk'aba chanshuro batandatu it's okay nabyumva. Nabonye n'abavuga ngo Purusi ntibashaka kavaho. Orebonye ngo ntago bashaka ko Purusi ava muri Uvira avaho yego. Banga karari Bujumbura ngakabasiga. Ariko ahubwo buriya simbizi. So ntabwo rero umva icyo nanze kugikomantaho kuko ari red icyo bita igitero shuma. Cyagenda kikanyegageza umujyi urumva? Ibitero nk'ibyo biri ibitero udashobora guhisha ngo kigende gahoro. Gumva eregata abantu n'abantu sandere gutera Uvira nabyo uzi n'ibiharumbo birimo ugomba kugenda wikwije. Ariko cyashoboka ngiye nk'umuntu wambwiye ko abantu bari kundondo ngo muri M23 baba bareba Uvira ariko nawe wibaze inkuta zihari za leta nanone kugira ngo M23 itinjire uko zingana. Ubundi amarede menshi akunda gukoreshwa indege. Ibitero bije muri kajugujugu bije kugira gute urumva? Ariko simbizi muri make biturutse ko nta namakuru menshi ngifiteho ubwo mu biganiro by'ubutaha tuzakigaruka tubimenye. Ugiye kumfasha aka kantu ni quiz se? Oya naga ari quiz. Ngo le groupe du général Yakutumba urumva celui du général Ngoma Nzito accompagné de leur délégation des autorités locales des sages et des conseillers ont entamé des pourparlers pour mettre fin au conflit qui les oppose. Aha ni muri Fizi. Yego. Il affirme être des enfants d'un même père et que leur véritable ennemi c'est la division. Qui est le père? Qui est la mère? C'est la RDC. Alors, c'est la RDC et le père et la mère de Yakutumba et Ngoma Nzito. Aussi, la RDC et la mère de General Sematama et consort. Ntabwo icyo gisobanuro ntabwo mba nyumva giye. Bari kugaragaza ko bakagombye kumenya ko ari de même père. Bagomba kumenya ko ari abana nyine mu kereka niba umugabo umwe cyangwa mu kereka niba ari abana bahuje se shitani. Oui, ça existe kuko ashobora no kuba pere spirituel w'ubugome bakoresha. Urumva? Yego. Bibiliya abanzani bati mwene so shitani. Ariko Yakutumba en fait Yakutumba na Ngoma Nzito barwana muri Fizi barwanira prominence n'ibindi bibiba n'iki byose. Ariko ikintu gikomeye banavuga nuko baba barwana na za barriere. Umwe afite barriere nziza ica hano hari agasoko gasora menshi, undi afite barriere ica ibintu biva muri Tanganyika na offroad iva muri Tanzania, umwe afite point nziza undi afite donc umwe a positioning ahantu habyara umusaruro kurusha hano kuko nicyo bari abajenerali bakura amafaranga. Yego. Urumva? Rero ne bavuga ati iso ni umwe ubwo se bazajya bagabana ibyo binjiza. Ese ubundi hari ikintu njya nibaza. Ubundi synergy guhuza imbaraga kwa Yakutumba na Ngoma Nzito. Ubundi kumaze iki? Suko kwica abanyamurenge no kwica abo mu bwoko b'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda hariya. Ahubwo Imana ijye batandukanya buri munsi nk'abandi bo bakaga umunara w'Ibabeli. Ubu ngubu bahuza abashaka kuki. Bareke bakomeze bashwane barasane. Wenda birahaga henge abo bashaka kwica bari kuzabica ejo iminsi biyongera. Siko bimeze se? Bahora barwana ntago abo ngabo bareka kurwana. Nk'uko barimo no kurwana hari ikindi kintu kibazo kizima cyane. Angara babwiye ngo leur union visait à faire face au M23 soutenu par Rwanda nk'ibisanzwe bashanze ngo qui chercherait à s'emparer de leur terre ancestrale. Rero terre ancestrale niba ari ubutaka bw'abasokuruza babo n'ubundi ntabwo abo ngabo batanze abanyamurenge kuba hariya. Nibo sinzi amateka ahagije ariko no bagiye babakira. Ejo hari umusirikare nabonye umuvira
wo muri M23 uba uri kwicana nahoze ndeba avuga icyo abanyamurenge abavira abakibapfana usanga ko bahuza nyine icyo ayo mateka sibyo hawo kuvuga ngo u Rwanda ngo rufasha abanyamurenge ngo gutwara ubutaka ngo basekuruza basekuruza ari bande bose bafashwa nande none ubwo nabone kuvuga ko abarundi uri ingabo z'u Burundi zifasha abavira abafuriwe n'iki byose nabo gutwara ubutaka bw'abasekuruza abanyamurenge ubwo simo gukemura ikibazo ubundi General Sematama na General Makenga nibo navuga ko borora bari abantu urumva buri Uvira iyo gomeza gukubitwa sibyo ukubita icyuma gifata kitarahora ku bantu babacuze ugahita ukubita no viruka marama kiriya kibazo cyose ubu bafite izindi ntambara ariko zitangana nkuko zingana uyu munsi ariko Uvira barayizigamye wenda imbaraga zari zibashishanya bagira ngo bongere bisuganye no one knows ariko iriya Uvira zababayira ihwa mu rukweto ariko njye nibaza intambara ziba muri Uvira kuki zitaba muri Butembo ko Butembo ari umujyi utavira nk'inshuro 5 ukabutabamo induka mu Ventura urebesha amaso ni bufata nuko bashoboye kumetiriza abandande mu buryo umwe cyangwa ubundi bagize umujyi munini wa Goma abavira rero simbizi niba binakomezwa nuko n'u Burundi burebana na mu Ventura ariko mu Ventura izigiye gute iyinyare mu isuzo umunsi umwe ikome Uvira nimara kuyikoma urebe ko induru hari zitarangira kandi nta kabandi gashire buriya bayikoma rwose amezi 3 Uvira bivuye mu bibazo bibavugisha induru bagaceceka bakayirasa bakayifata bakituriza ntibashobotora n'u Burundi bwabashobotora bakabuturitsa nabwo urumva ariko intuze ibintu bikajya ku ngingo Uvira barayitatse bigwi akantu kadashinga n'ikabyine wagira ngo Uvira rwose n'intuza ni Texas cyangwa wagira ngo Uvira ni ikiburiye ubundi bazayirasha nk'iminsi 2 bakavuga bati sha bibaye bivuga ari byo harimo utuntu tw'udutero ntago duhagije ntago duhagije ariko bashari we nashaka udutero nk'utwo tuvuga oya natwe dukoze abashaka ibitero hagize udukajya bari byiza ariko ntago dukonvenka neza urumva mu ntambara ntazagira ukubeshya intambara ngo ndetse yasange ifite ngo byinshi ariko no mu ntambara arimo no kwiyemera kuba proud y'intambara urimo none kugira ngo nk'ibire n'indi banga burya abakomandanzi benshi babahanga mu by'intambara bagira bene ako kayihayiho mon komanda mon general waretse kubita Uvira nigeze kubyumva na general umukolonel bita uyu wari muri M23 bamumenembwa akazonyira gasura iruninde ni Gaceri niwe ntaga ari Gaceri Jafeti uyu nguyu ugeze kujya yaherekeza Sematama avuye kwivuza ninde yitwa Jafeti ariko izina rya Kinyarwanda ranye bagiye uyu muri M23 yaherekeje Sematama ataha avuga ngo ari kundono ngo Uvira bamutumye ngo yagena akagenda bari ku mugabo witwa Ndeka bati najyana nkagaruka tuntu nka turiya bakomanda batwiyumvamo nuko watufashije kuko tukajya guca gasuzuguro nuko ingabo ku rugamba ziba ziganira nta ingabo ziganira ku mashu ngo zivuge ngo urabona ngo isuri ngo yateye ni ingabo se n'abagoronome n'abanjeniyeri de guerre urumva General Sematama yumva gasuzuguro kari muri Uvira n'abari abakomanda zo muri 23 bakorana agasuzuguro muri Uvira bazagize rimwe bagaturuka za Kamanyora bakamanuka nk'abigendera bagakoma Uvira bagakoma Ruvungi bagakoma Sanje bakamanuka gato yakiriba urumva abandi bagaturuka Rugezi bakazamuka abo kundondo bakamanuka bakavuza amafirimbi bagakora parade muri Goma bagasuhuza abantu bakifata selfie bakongera bakabura irengero bukeye batse abantu bagiye hehe hakuva operation kurungivuze amasegonda 30 yarahagije 30 yonyine urumva ingabo zikora ko ariko ingabo dufite muri no misi niba ari ingabo zintuza niba ari ingabo zo muri generation tugeze muri muze ntago mbizi jewe nakuriye mu ngabo zigira imihigo turimo kujyana niyo mpamvu nyumva ibintu nk'ibi ngibi bavuga abakuru bacu ariye muganira kuko nta muryango ubura abakuru nyine bakakubwira ibyinshi ukabibizi ibyo wumvise ukabihuza rwose abantu bashobora kwicara rwose ndahareba nk'ibyuma tujye gufata kara kaji ka byumba kije bakagacakira karuhenge twagakuramo urumva abantu bagakora ibitendo ingabo zigira ibitendo sibyo oya abantu bakomanda bakamera amezi 3 badatanze show uzana gasuzuguro urumva umuntu azana drone nk'eshanu ugiruka kumukubita ugasiga vuta ukanamuhamagara mwumva ejo tuzasangira icyayi niba bamwe icyayi ariko se niba bangura urumogi abandi tuzasangira urumogi nicyo kibazo abo tuzasangira inyama wasangira inyama n'abazarendo barya n'abantu ashwi tuzasangira ikisubu oya batange show najyo areka
ushobora nayitanga jewe nuri byose nandi ntakurama kudapfa urumva buriya usira Sandrine ibintu twivugisha hano n'abasirikare barabiganira uzi kwicara aho ku ndondo wa mugana cyangwa rugezi cyangwa se no ku zindi konturu z'urugamba kuko bafite ukuntu bagiye bapanze ukajyana umuginga uragutera sa nyangezi arasubiriye mu gini iki utamusubira reka sha uragenda ukamutera bigaca byagaciye ukamara nk'amasahane mukajya mwicara rwose mukabwira n'abaturage muti muze tuganire bari hehe ko bari baravuze ngo ntabwo twafatanga ko twafashe se mugahita musohokera mukenyera babareba ambara bigoye mugabo ambara se ikintu ikitagoye mwese ni ikintu iriya kurusi y'amagare wabonye ukuntu abantu bazenguruka bakabira icyuya nibi turimo biragoye Sandrine kitagoye ariko nanone urumva ikintu kiba kiri butware marisha cyo ndetse kuvuga hashobora kugenderamo ubuzima bw'abasivile batari kurwana biba bisaba kwitonda nicyo kintu ngiye mbona mu ntabyo kwitonda no kuba yabana bica birwanira nk'ingoma zitarimo kurwana na yakutumba wajya ugacunga barwanye ugahita ubahanira icyarimo bakirwana kuko ubundi nta mutima bafite imbunda bakoreshezaga bose bazerekeranyijeho kujya kongera kuzigenga no kugiye kwerekeza ifo profite okaziyo kandi leta none ubundi yakutumba na ngoma zito barwanye twigwana ikwiye kuba yigenda ikabakiza ikabakubira hamwe ikabazirika utuntu nk'utu baduprofita abiri birwanira hagati yabo ngasigara ntagiye gufata amavuta ngo nyasuke mu muriro nabohereza bibombe nk'icumi nk'abandi nanjye dore ntuvuga ngo sinabafashije mwiriwe musubiranamo nimwakire intambara igomba kubamo ibintu bitarimo niba ukonje ntubire ntabwo intambara igomba kuba akazuyazi ariko nyine ndayivuga gutya mwaka avuga ati gwama abantu ubundi barahagwa niyo itabaye sibyo kandi se muzabakoma gute kugira ngo bamenye ko ubundi nababwiraniriza ubutero bwanyu bw'indege bubiri muzajya mubona cyamutema kuri fronte zose muzatera Minembwe abirubero bazabishyura urumva muzagaba igitero Rubero abaminenge bazabakoma ntugire ikintu ukora udacyuye ntuze iyo bitagenze gutyo hari abantu bafite imitwe yoroshye bakeka ko intambara mwagiye muregeza mukigira mu bindi ubucuruzi ntacyo mukibitayeho mwibereye mu bindi n'ibindi murabara amafaranga mwiza mu misoro buri kimwe cyose ndabona ndadurane ngo ari kare abantu ngo zaho ukubitaguye abantu hanyuma se ko mu itangazo ya M23 rero bavuze ko bazazikoma bazikoma ibiki cyatangazo rimeze nk'agashoza ntambara murabeho mwirirwe katutahe ntari jambo nizeye ko na jambo niganye kuri uyu munsi nta n'icyo usanzwe unigana urumva nta kibazo pe umuntu afite akantu ari bwongereho nk'ubushize mwanyongeraho agatekerezo kabisa narinzi hari no kuntu umuntu avuga ati hari nk'aka kantu wenda ni wakanyuzo reka kakongerereho ugasanga wenda hari agakuruzi ntazi byose birashaka icyo navuga wenda kitari n'ijambo ritoya nuko ibyo twumva bisakabaka muri Eastern DRC hari abakeka ko ari ibikubiye gusa mu makimbirane yo hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa se hagati ya M23 na leta ya Kinshasa kimwe nuko wazara muri bya FDL muri kimwe cyose ariko jewe nuko bifata 50% 50% isigaye bifata nka reflex y'igikenewe urumva iyo amabera gukoze wonsa umwana iyo ni reflex yo konsa iyo umwana arize uri mubyeyi umenya ko ari reflex yo konka urumva hari ibintu biba muri Kongo muri Eastern DRC bitari ikibazo wakwita kari ubwanzi bw'abantu ahubwo ari reflex y'icyo Kongo iyo ngiye ikeneye iki nkubiragaragaza ko iyo reflex y'ipari nuko abagoma taxier bakeneye ko airport yabikora reka kubigira intambara rero umuntu wavukiye igoma yumva indege iguruka kugeza ubwo bageze kuri level ko indege iguruka bagatabaza nubwo we n'ingoma ambwiye ko nta yagurutse urumva bundi umuntu w'igoma yatinye indege ku buryo ahamuka kandi urusaku rw'indege ari byo biryo bye ari bwo buzima kandi ari nabwo buzima kuko indege iguye abantu imiryango ijana irarya yego sibyo ese ntibagomba no kureba abantu bahindutse abashomeri kubera airport y'igoma yahagaze abakwa gatagisi voiture abagira gute so mu ijambo rimwe rero M23 ni ishanga ikarita nk'abanyabwenge bandi bajye bumva ko umuntu uvuze ikintu cyose kiri mu byo bumva bibangamye no baba opportuniste ndika bahanga babaho bavuga bati kumbe mu gisi yose iziko tubitse imare ebyiri airport kavumu airport igoma zitawakinga babishakira umuti ariko azironga zitarashakira umuti ikintu uzakibazwa a gauche ukibazwe a droite ukibazwe up ukibazwe down
kuko iyo vacuum icyo cyuho nyine kirahari kandi kizarangira nk'ingunguru irimo busa ariko nucyuzuza ukagira content ushyiramo nuzakomanga hazumva nta kintu kirimo ko harimo ikintu sibyo so ntago tuzumva ama reflex yose avuga muri standards ngana havuye ngo naduya ahena reflex ziba zihari ibisabwa n'umuryango mpuzamahanga ibisabwa n'umuryango wo mu gihugu imbere urumva bisabwa M23 bisabwa leta bisabwa umuryango mpuzamahanga serious ibona ko bikenewe kuko nk'ubu bavuze ngo bakoze inama ipari ya action humanitaire yo gufasha kubera ubutabazi ubuse M23 igiye guteye komanga mu gatuzi vuye ko nta butabazi bukeneye mu karere yobora oya wagenda kuri iryo jambo ntubone kuko uteranye wese avuga ubutabazi na makanaki zose afite inyuma yego ko ubutabazi ubucishamo ikaramu bwose icyo ucishamo ikaramu ni indi mirongo iri behind the scene ahako icyo cy'ubutabazi nayo muracyemeranyaho so mutange rero inzira yo kugira ngo gire gute gitungana kugira umunano ikindi nasozerezaho cyo utasaba umunyamahanga uko wamushyira mu myuka mibi bavuga ngo kwensiting abantu rero mu 23 kwiye gushakisha ukuntu ujye ubona yubaka ibintu bimeze nk'ubutegetsi ama territories patata ubungubu amaviza niki izamese kamwe ivuge niba ishaka kuba ubutegetsi urumva noneho si ihame kutangira ubutegetsi wafashe kapitali ushobora gutangira ubutegetsi buhamye bukomeye bukabirindira umuntu ariko warabutangiriye ahuri ukanashyiraho na guverinoma imeze nk'ikorera mu gace kanyu kandi ikomeye ariko mu 23 ubungu turacyabona nk'icyama ntiturabona nka leta runaka kuko nta premier ministre ifite nta ministre igira niba n'abashefu ba departement sinzi uko bameze M23 yakoze ikintu kimeze nka leta gishobora no gutangira kudiringa ibyo by'indege kikigomeka ko yarigometse byararangiye ni warigometse igomeka ko politique yeso ufashe Goma ufashe Bukavu uratinya gufata nibindi birindiro politically gufata amazina niba warafashe Goma itwe na miliyoni zingana kuriya urumva ikintu cyaguteza impaka n'isi yose cyaguteza imyangara yo gufata uburuka bita premier ministre wana umutegeka urumva ufashe Uvira ufashe Nzibira ugiye muri Shabunda urumva ikintu gikomera gushyiraho ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ibyo nkubwira nubundi byari bisanzwe muziriya ntara sister nubundi mu busanzwe muri strategy za Kongo buri ntare gira aba ministre ubusanzwe icopo barahari Kinshasa barahari urumva Rwanda barahari ibyo uzabukoze nubundi leta ntizagutunga gatoki kuko nundi rabikoresha iwabo bakoresheje atriste nibikora muri leta bakubaka ministère bakubaka parlement kuki noro kivegeraga parlement mukamwara yifashe musubizo parlement iri nome mukayinoma cyangwa se mukakoresha ibintu ukuntu muyicanga mukayishyira atriste mugende mwegera ubutegetsi bwiza urumva busa nubwo leta ifite mutege strategy ijya kumera nk'isanzwe ariko mwe mubikoremo neza mubikoremo nk'iki nk'uko leta yakoraga ubu ntabwo wambwira impamvu nambaye mu 23 government ya Sud Kivu na parlement yayo na government ya Nord Kivu na parlement yayo bishobora no kuvuga ngo duhagararira abaturage bigatangira no kudiscussing icyo gukora bavuga bati n'amafaranga leta yakishaza duha inteko kagariye abaturage kavuga iti mucapa yanyu mukuye note zanyu reka ducape note zikora hanga kugeza igihe tizafungurira umutwe ariko ntabwo M23 yafata Kivu zombi ngizi yobera gishyaka mu buryo bwa party ngo bizakunde no kugaragaza ko irimo kujegera kuvuga ngo dutegekwa n'icyama urumva bitandukanye no gutegekwa na administration yubatse imeze gutya icyama kikaba apa muri ideology urumva hanyuma administration mashyize ikajya kuko ubu ngubu umuturage uri musora wese ava kasorera nanga utanze umusoro nsorera amakenga kandi yagomye kuba afite ikintu kimeze nka state asorera ndetse twagera kuri guverinora akumva arasorera Wirimanzi akumva arasorera Bahati akumva arasorera Busu Bwangwisho Patrick akumva arasorera nawo kandi nyamara arimo yumva ko asorera igihugu akandi ntabwo uzategeka umukongomane se kumva AFC nk'igihugu yego sibyo niba kore ikintu kimeze nka state ihanganye na leta kitandukanye n'icyama nk'intambwe ebyiri icyama kicungire hafi ariko gisa nk'ikigenga kuko ibyo bakoze ni byinshi binjira bunagano urumva ibyo bakoze ni byinshi bafatira imigingana kuriya ibyo bakoze ni byinshi bahagarika ibigo by'inenge nka Goma bakarinda ibirondo nka Rubaya abantu bategeza ko bidakorwaho barumva icyo ngicyo bagikoze acyo cyaba giciye nk'amabere kurusha ibindi byose bakoze bano bantu bakeneye state urumva yego state z'uburyo bubiri iya mbere ni ya Kivu ya ruguru kwayo birashoboka ntago mbyanze reka nkwerekana hino ku ruhanya ishobora no kuba na state noneho ya Kivu yose hari abafasha bagakoraga state kamwe ibya Kivu no Kivu sidi bikavaho noneho kwa kantu ko abantu bakavuga ati kwe ngiye kura ministre ushinzwe ibi ngiye batanu barahagije se gushyira aba ministre bose gushyiraho n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo yego aba ministre batanu b'ingenzi ministre ziri key ministres zirahagije
ariko abantu bakagira state noneho nubatekereza ko bati state ya M23 ariko itemewe na leta cyangwa se bihanganye leta imeze nk'ikorera mu hongera ku mu gihugu cyayo ariko baracyamangamanga bari mu maboko y'icyama abantu bazavuga icyama kirimo gukwikiza kwikiba kigira gute urumva kubera ko iyo ushizeho state igisa n'ubutegetsi ubwo butegetsi bubuza buhagarara n'utari mu cyama kuko na M23 izabeshya abantu ngo buri wese n'umwana cyama wa FC ni itegeko se utari mu cyama cya FC se noneho bizagenda gute bashyireho icyama kidashingiye ku ishyaka ntacyo ntuzayobora state ntacyo nubwo yayoborwa n'undi muri iryo shyaka ntacyo bitwaye ariko ajya mubona umutegetsi we leadership itandukanye n'ishyaka ndumva ari ibyo Masha turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe utwongereyeho harimo n'ibibi Imana iguhe umugisha kandi uhahe uronke kuri uyu munsi uyu munsi wo kuri weekend se wakoze ubu wampahisha ariko nabanza nakomeza wakoze nawe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.